Burahiye amata. Ntabwo burashya neza. Genda yangwe. Ubufasha muki? Dore mu kiganza. Tame. Genda yangwereke cyane. Urumva kato. Mu kiganza muki? Uzukuri igisazi mwana. Aho itafite n'iki? Muki? Do. Tame. Ndagaza. Ubusa ndimo gushya. Guki? Ndimo gushya. Hari mutabanya wana. Ndimo gushya. Guki? Ndimo gushya. Ku mutwe. Pike. Ku mutwe. Tabgata. Wewe. Ubugare ku mutwe. Fizi we. Ndimo gushya. Ukacikarura gucyo urumva kakagura we. Fisi. Mufano fetisha. Waje ugo. Fisi. Yuko. Iyo fagitire y'ibyo biryo na buri kimwe cyose utsindwa arabyishyura ubugare bwerekana ariko nabwo burebe muragenda mufata umuntu yariye Chanera gabura pe. Nagabura. Matine gabura. Kese nunsebye wallahi nunsebye sinjya mvuga sha ntabwo njya mvuga ndimo kujya mwana kangureho ubwanjye kangureho ubwanjye mati ndakura isagize ubwoba nasosi mwana isosi iraje umugore wagiye kwiza wihaguruka Niki kiguteye ubwoba? Kibonye sha. Kibonye Kigali News. Kigali News. Ako sha. Cyangwa nyine. Twahawe umudari wishimwe. Ayita Kigali News abimutara. Yego, wekana nizo nyashi zawe unazerekana. Wakirite gutsindwa nyuma ko uhuye n'umuntu wagira inama kuva mu butinganyi akaza kubona umudamu agatera inda bikagenda neza. Ubyakira ute n'ubunini bwawe cyangwa nuko n'umugore wamubonye urarenzaho iki imbere nyuma yo gutsinzwa? Kuvuga ngo Tanzania amazi mwana. Ko bari bwinshira. Ase. Si yako na aparato. Tato yiko mubire mu isafuriya muragahambirwa. Se twakira bw'iparato bada uko biruza. Ko nanjye ndo mwana w'igitaramara. Kandi yakubuza ubugari zo kubwarika. Yako taravukiye bushisha. Abuki igitarama harya. Urabumara ibiro bibiri jewe hakondaga buri ari ikintu mujya mwitiranya urumva ibintu temariga ajya avuga ngo urumva temarigo ngarabumara abintu temariga ajya avuga ngo ngarajya ngararenze ngo mukurye ngewe bazamuze nawe ariko ari undi muntu nabonye urimo guca ibintu ku ma YouTube bita ngo ni Fisi Nyamuni sibyo ngiye nshaka ko uzamuza n'umunsi umwe na Fisi Nyamuni wabahuza none hasi urumva byaba byiza wenda basakaza tugasangira n'ubu bugari sibyo urumva baba we nkahita mwereka ko matsiko nanjye murenzeho ajya mubona ari ku mashusho media ari undi ngo bitabona inyarudimbi rurarugabo kiriya gifite urudamu rw'inuza mazambabariye bakamuza nawe nkamwemeza umuntu urya akaba abyibushye ku ruzingo umuntu ubyibushye ibisubiro bibiri ni ibiro bibiri hano sinacitse igisebe amayo wakibonye kanyizumbi buretse nakibonye iki cyaciwe ni iki ni iki ni imbabura kuko nagira ngo neke vuba nke nanjye ndahari aha cyane ariko umuntu nifuza Fisi Nyamuni muhamagara mbabarira bebye uzamuhamagara ukamubwira ati ngiye matsiko ndebe ko ari yini mukubita message kuri WhatsApp byati batsiko ewana aragushaka ubundi muze muhangane mukurye urumva bijyambe ngira ngo urarya sugu umuntu urya ameze nkaho shandagasa ako ibyo nibiki bamwige bavanga akazu gato urumva kagira ute ibyatsi yego cyagire naribi muhamagara wowe rya unako warika oya ngenda bwarika man warika rwose utabutemesha mbutemesha iki utemesha rwose dore babonye ikubarikira hasi ubu byabaye roro sasa wereka sha
haberwa bavuga ngo barajya kubajya iki mwana hetse kwiyitirira ngo barajya he Bona Temarigo yashaje nawe yavuye. Temarigo sigaye he Matsiko. Temarigo yarazemye nagaswe. Amakuru yera. Yarazemye mwana njya mubona asigaye yirirwa asaba ijana. Ayajyanda. Harimo ko yirirwa ara mu marangerwa bango ni bamugurire TV. Awaze guharabika. Oya. Mane nago umuntu w'umusitari ngura yakabaye ari. Saba ijana. Ngo bamugurire TV ni mane. Nahageze se. Ageze camobwo mana abantu bakunda Temarigo ni bamufashe. Kuko mana ageze aha rwose ageze ahantu habite uri umustar bro kajya ku rwego rwo kujya mu marange hana bakibarimo kunywera TV n'igikoma n'ibikoma koma cyo mu marange numva ngo ni munguri ni nuza mana akantu asaba mana ese umuntu twese twemera cyane nabyurutse ngewe nkunda cyane nanafana mana Temarigo nange namwe ngo Temarigo ngo murajyanga ngo Temarigo ni iki urumva mana wanza n'icyuma aho ngahora Asha kwamba songo oya akashabara sa neza ni igitare kambuzume ni igitare kamubwire ngewe nago nyange ubugari bubimana ubugari ni igitare we urumva nge nago nyange ubugari no gitarama nogaje ni kinazi kasafa plant urumva ngewe nago njya nkoresha ngewe igifuru inuza nkoresha icyuma cyanjye babonye rose Kabuko tagucyo kongera ukabasubiza kumbabura. Rushireho umva umuruje umva we buryoshye fresh. Buyi. Ego mbabyize ukuri. Ngiye ikintu nababyira mu buzima. Muzaze muke. Amabona bajya bavuga ngo ase ko tagaragara nk'umuntu urya mani bi. Oh yereka ka mu byize ukuri. Siko rero ngewe nashamase. Mundi ari urabona aho nariye. Sinize gutsinda fisi. Turimo kujya amanda. Nawe banye muri ubunaze mupfutse mu maso bitambaro. Badupfutse mu maso baduha amanda satana. Mukabaka baduha ubunyobwa. Baduha biswi na fanta mu amasegonda 10 none menshi nari natatse nibyo ngera shakubirega kuri ubu bugari ibiro bibiri so amuhamagaye si ibiro bibiri namwandikiye kandeko ndamwandikiye fisa agiye kuza sha naze ndagaze mwana mbabare fisas aha ndebe musaje reka tse nanjye mbuhenye na barakanja gose Fisa ramwe ngo gufata moto nafata moto batabesha reka turebe kwaza arasanga nanjye mbushoje ati fara mutsiranye ego bandesha rwose akibyo ni ibiti mwana nabandi berwa none abantu bajya banyica nkabayaka mwana basike bajya kubuca no bakiyemera nabanye ngo cani gabu wicanira gabura ngicanira gabu ngo kuva nabaho nagiye kubuca no bwinshi wicanira gabura ibusundi cano ya gabura kurusha urumva ya Kigali News 250 ngiyi umacano mwese mwagiyeho ateka cyangwa wenda gatanga ubugari cani gabura uretse bya gasukwirwa fata burabu nyama n'iki na burabu fi bwanuza kwa bwatamusoni ngo yatetse ngano no busarade na bwa amafoto mwabonye ngo ubugari bwa cani gabura ni wakintu Kigali News 250 rero ubugari kurubusa ni kinaze kasava plant ayibonye sha ubugari no busha kinaze romba chano ni ndashaka gufana fisi na Matsiko romba mwambaye ubusa hejuru abonye sha romba chano ni sha umva bwari cyo bafatana mu mere chano ni muvandi romba ndagaswe orange ngiye kubutekara Jeri wamaye umwuko w'ikize Ako rero cyari ibintu njya nibaza umuntu byangashaka umwuko se umwuko ngashaka umwukora tagaskengenge ntabana sha nawe urye nawo no Buriye matse ntabwo buracya neza genda yango ubufasha muki dore mu kiganza tame genda yamwereka cyano urumva kato mu kiganza bishuke uzukuri igisaje mwana awe tufitani iki muki do tame ubusandimo gushya guki ndimo gushya hari mutabanya wana ndimo gushya guki ndimo gushya ku mutwe pike ku mutwe ubugari ku mutwe fisi we ndimo gushya ukatikarura gucyo urumva kakagura we guki ntabwo bibaho uzi n'umuntu uko akoze hano mureke genda shaka ko birabyayaka mwana nanjye kugira ubwoba birabyayaka mwana yigire yo nanjye kugira ubwoba ndaje sisi ngiye ibintu ngiye kumukorera nagashya nagashya dore fisi yaje rero
haha fisi yaje sha umva ngo ujye ujya sha fisi yaje ubugari ndabona wagiye umaze gushya sha wagiye ku macana agabura cano ni ihengeye sha cano zigabura nanjye reka nze mpite ayicana ndagabura cano ni iya sha fisi wabonye icana igabura rero cano ni ihengeye iyicana ndagabura kabisa Kigali News Kigali News 250 kigali niyo 2.5 250 sha Biradabwa bayakamwana baba bavuga ngo bari ngo baya kwa gasuku ngo butamusoni ngo no butamusoni baryayo kutatarahindo kajya buri tamusoni ntabwo najya ngasi aho rya tamusoni rwose kasuku ni ji yacu ntarebe ko uvuga nabi aya ni ji yawe mujya musangira ziramo asafi buretse ngubaze ntabwo muhunga guteye ubwoba vugisha ukuri matsiko ubwoba bw'igisi ngo bw'ubugari burahangaho ibiro bibiri ubu bugari hano uzi ibintu bijya kubera hano hagiye kuza isiyaka haza n'abandi bantu bagiye kubafana utsindwa ikiriya kintu uwa mbere sisi wowe ndagapfusha ruka nutsinda ikibazo ni kimwe nabonye umunga arya nk'idayimoni yego ariko nubwo yarya nk'idayimoni kagiye mu kanya yikoreye ahantu hongeye kwikorera ubugari we ambwikora mbujyana he yikoreye ubugari mbwikora mbujyana he ngo niko nari mfashe wenda ngo nagashyira oya segodashya mwereke ko segodashya batadufunga mwereke ibi byose ko bijya bishoboka nzanira izo mboga sha mwereke zari izo mboga mbi zitavamo nako ni imboga nziza urebe ari nyose sha 2.5 sha cano ni iyi cana igabura caniragabura agajya man nzanira na kuri aya makara nongereho hariho isahani humura ntago yashya kigali iragabura nako Kigali ni yuzu 250 icyo bita umubaga cano ni iyi sha none se caniragabura inyama se ariko uretse ibintu mwihaye inyama ibishyimbo yego wambwa inyama ariko njyare ikintu nibaza ko dufungwa kenshi buri munsi ko batugaburira impungure n'ibishyimbo ko tubaho imyaka ugakwita imyaka 3 8 9 no kwikubita nave ntirashiraho urumva none barakubwira ngo baragwenda inyama zabice mu mutwe ariko n'ubundi inyama ye koza se aya inyama ni icare zanira kuri amakara nongere mu mani yandi nashize ari mugere vamana turashaka kureba ukuntu filime itangire icyo nshaka kureba n'ubu fisi do ariko matsiko we yego nuko nabyitekera kweri oya ngiye mpamvu mbyitekeye ndajyangwa na fisi ateze kwa ngo hari ibintu bamushyiriyemo ngo bituma atsindwa ubu ngubu haje sisiteme yo kuvangira umuntu agatsindwa ye nagira ngo mbitetse anareba amaso ku maso yego sibyo tunareba twese duhari amaso ku maso abireba sibyo urumva nsunikiye iyo kara kuko ndabizi yatangira ngo impamvu natsinzwe ngo oya n'amavuta dere ngaya ndayashyiramo yose dere ngaya isi yakagiye kuza haza ari n'aba bakobwa b'inshuti zanyu bose nta shashi igiyemo ishashi irafunguka oya nta shashi igiyemo by'amahumuro mba nateguye dore ngaka kavuye ngaka mba nateguye ese bagiye munyaye ubugari bugiye kukwica kukavura umuheto ese yarigenje ngarajyo we matsiko kubita n'igitoko rateke mani kanse oya habanza minojye harya igitoko kirimo abanza inojye uteye fiso atavuga ngo uratangiye ngo kumushyiramo ibintu n'ibicata ibintu byadanirwa n'ibiki n'ibiki ubundi buriya reka mbabyize ukuri mu buzima bwanyu muze mujya kuri cano zigabura cano igabura ubugari ikakugaburira igishyimbo nk'iki ngiki ni vitamine ikakugaburira urutoryi iyo cano ni urunyanya uruki uraseka icyo bakavura umuheto cano ni canagabura utagiye kuzireke wumva ubusambo isiyaka hasesekaye rero yego bamwita cheka tu ukina na banyina usura abatandukanye mu bice bigiye bitandukanye usibanganya inkuta asenye agatanga isarami y'amahanga ngo ramamagaye fisi nkigera ahangaha mbuza amagambo kuva noneho mu matsiko wa wundi wakubise wa wundi mwamuriyeho amazi wa wundi mwasengeye inkuru nziza yarahindutse yateye n'inda hanze ariko nanone wa wundi wabaye hafi agira inama fisi yambwiye ati nubwo watinze kuva Gisenyi ariko ufite umunyamakuru
umunyamakuru wawe cyangwa kameramani wawe Kigali ngwino nkwereka agashya ubundi ibi bintu wabiteguye ngewe ye ntabyo narinzi pe nabyumvaga ibi bintu ukuntu abitekereje narebye ukuntu gasukurirwa avuga ngo afite ngo cano zigabura ngo ngiye ngo cana ngo ndagaba ngo nimpamvu bayaka mwana bahori wanje naye ndavuga ati ngiye gukora neke ni live byanyabyo bigaragara paka sibyo numire siyaka manage numire nyamuni urumva warubonye utogesha uramubona umuhungaritsa yawe mukurya waba utariye mukarujanga mu marangi yaragutsinze yaransinze ariko uyu muhungu ntabwo yaje oya amatsiko yari isambusa 35 na capati ebyiri na capati ebyiri isambusa 35 ndazi zigura senka cyakoze igifu cy'uyu muhungu gishobora kuba kirimo inusi ariko fisi nawe kurya turakwizeye ariko fisi yagize ubwoba atangiye kwayura ariko fisi nawe tunakwemeze kino kiganiro cyajyana kuri chano yawe babwira bakora subscribe nitwikomereze mukore subscribe kuri Kigali News 25 hanyuma nimurangiza musimbukire no kuri Fisi Nyamunini mukore subscribe urumva bajyana kuri TikTok ya Matsiko yitwa Matsiko comedy ariko ntabwo turi muri comedy kuri TikTok yanjye bandikemo Fisi Nyamunini ba Flowing hari ikintu mbonye Matsiko yahishe nje hano nakibonye mbonye umugore wa Matsiko nawe ari hano arimo kumuzanira ibikoresho umugore w'amatsiko umugore wanjye ari mu gikari mwatuma umwana wanjye uri mu nda ashaka ibyo kurya akaba bitaraye ubwo vuga ngo yacano nta munyu ifite umunyu urahari mama umunyu ahubwo se oya n'amagi ubwayo irimo umunyu oya byose biranahari n'amagi ubwayo byose biranahari aya magira ngo numve ukuntu ba bandi bazatera komenti azabatse ngo cana umwe tagira umunyu ikintu wankoresha gashya igishyimbo cyatureze tukiri abana n'abanyamakuru na n'ubu cyareze basogokuru n'abasogokuru izo nizo nyama zacu bazibonye n'abanyagokuru sha na n'ubu ubwo mu kikibarira ariko arega igishyimbo udakaranga ngo ndebe karanga bariwe neza cyane ntabwo waba wari igishyimbo ngo hanyuma ujye kumbwira ngo urarwara bwacyo warwara bwacyo urarwara bwacyo gute ahubwo ziriya inyama zitera gute man inyama zitera gute ziriya nyama ariko nanjye nshonje ndaza kurya ntabwo muza kurya mwenyine ibyo urabyemerewe ni kare siyakumva urize kurya nyuma barangije irushanwa Fisi reka banatuma mu minota mikeya yaransuze ngo ntamunyakire wanyabaharesha Fisi aka kanya kinabwa abadukurikiye umukeya nyamuneka ntabwo tujya tubyunyugira ndabizi Fisi ko wicaye n'akantu y'umurangwa ariko wowe winywera agafanta bagakuzane banzanira rwose amuzana agafanta yinywere Fisi ntakajya mu nzoga ubwo bugari se ko ujye buhora gatoya Fisi mundira n'ubugari nawe nabuhaye wewe unahora sha bamba ku mazi ahubwo mbe njya ku bugari oya itonde Fisi utavuga ngo waburiye mbere uretse gukoraho ntabwo nakwemera akomerezaho wewe banza uteke ko ni ikirunga ndagaswa gira madamu ariko zena gira madamu ze mwana matsiko twamubonye mubwira ze mubwira ze hano twamubonye cyangwa ngwino matsiko nta kibazo Fisi bagore uretse kurya merci beaucoup arenze nyuma y'ubundo banze neza fata ngo kurya kunaniye cyakoze umva utabyitwaza noneho ndabikora yicarira gabura iragabura barahashaza yicarira gabura reka muhungu nawe hari akarangura kuri gifure nanjye nawe ndifatira muri kamera ya mutaza kumbi babanza miti nyanya nyine gakora kubitamo byose ko turebe kubitamo byose turebe
turaje tuburye. Ni ibiro bingahe ngo ni ibiro bibiri? Ibiro bibiri kabisa. Bajya kurya ari bangahe? Se mwana icyo kintu bakita gute? twaba tugiye kubamamariza. Oya ntago batwishyuye. Ntago batwishyuye. Ni ubwenge. Ahubwo bagane muganga gakondo mutabaza ari uri Rwamagana. Rwamagana turamuze ngavura ibiti, ngavura ibiti. Chris yagize ubwo Chris utangiye gutitira se? Oya. Itira ahubwo nibishe mwere. Ngombwa ki sha icyo ko matsiko. Cyane ko nyewe n'inzara yawe. Abanya shako na sasha. Ngo kubyuha ni ukurya. Muri kamashasi ya barebe cano sha. Akizemo. Ngo kubyuha ni ukurya yewe. Mu bice bigiye bitandukanye turahibereye. Kubyuha ni ukurya. Ariko nanone mu rwego rwo guha agaciro ndetse n'ibikorwa byiza ahantu duherereye ni Nyamirambo kwa Garameri mu kabari keza cyane hitwa Oliva. Bazahaze serivisi zose ku murongo. Oya wibamamariza niyo ugomba kwamamariza. Nibagane Nyamirambo ku kabari ka Oliva. Atanga serivisi nziza. Waba wasinze wazo ukanywera ugasinda. Yego. Baguha ahantu uruhukira ugataza yagushijemo kugira ngo utabona umushoferi. Cyangwa tukaguha umushoferi utwara akakugeza mu rugo ukishyura 10,500 byonyine. Yego. Telefone ngo baye kwibye ngibi. Yabindi ngo wasinze ngo wabuze kutaha ngo ibiti ngo ivi na ivi oya. Akomeze yakire na bombi abamugana. Matsiko rero. Ako kantu kari mu mutwe we kavuze iki? Akase akangaka udatame imisatsi se. Aka kantu marashizemo hano ni ugwenge. Akabakita ni ugwenge. Asanga fisi bamurogesha nakumurogesha aka kantu ni ugwenge. Asanga ari uburozi rero. Oya umva mudatuma agira ubwoba ariko akirukana. Oya humura. Ese wigira ubwoba. Igisimba neza kidatakara. Gishemba cyaratureze sha. Gishemba cyaratureze sha muho. Ako fi. Mu buzima bwawe cano zose wagiyeho. Iriya uterekera ya mandazi. Chani gabura ngingi niyi. Chanira gabura. Chanira gabura. Apana babyaye akamwana abesha ngo chanira gabura. Ngo ari chano ngize kujaho bamukubita keke ya desi. Ngo nabaho nagiye kuri chano ngitanga keke. Keke ya 200. Navoka. Navoka daga. Ra chano noko naijyaho ngiye ko ni wani. Yana gabura. Nagira chani gabura. Yana gabura rwose. Oya irana chani. Ese washyizemo nanuza. Iki? Umunyu se. Oya birabibo. Iki kubishyiramo ntabwo mbyibagirwa. Ese ngo ntabwo arimo kwita ngo ku burisho yarashaka kwerekana ko n'ubugari ari umudugudu mutoya. Nta kibazo. Na fanta yamunaniye ngara. Wagare fi ko fanta kurani. Ni kunywa fanta cyane kugira ngo ahita maga noneho nge mbanzerere Dupfundikiye. igikorwa. Dupfundikiye. Ubugari oya ureke buhore nibwo bwiza. Ubugari buhoze nibwo bwiza. Yewe none banateguye hano madamu wabwiye madamu Meno sha. Madamu nawe arahari. Mugore nashatse shango nasha. Ngaratwe batubesha ngaratwita batubesha ko cyamahinga. Asashe bimeze bite ko ndi kumva urusaku hano? Oya natumiye fisi. Numerasi yaka manager ndagira ngo baze barebe cani gabo. Chanira gabura. Ya no. Barakuriwe dise ayo ratawe. Cani gabura nisha. Ngiye no kwibaruka ejo mushiki wanjye agiye kubyara. Urumva? Manako kamaji. Mushiki wawe cyangwa umugore wawe? Umugore wawe ya mushiki wanjye sose namutenda sari hafi kwibaruka. Mushiki wawe se kandi nanone. Yabanjije gutera inda mushiki we. Abanje gutera inda mushiki wanjye. Uyu mwana nawe duhuye kuri gwagwani ngashaka ko mubufasha ngo bwa mama. None se kankubaza. Umugore ko tagufasha guteka kabasha nyuma bigiye gushya bimeze bite? Oya abagore se subazi baza bihiye. Ariko n'uburinganire by the way. Hari intara y'ingabo n'ingabo. Umwana yashakaga kumva gahumuro. Urukarango. Sibyo njya mbabye. Cyakora nta matsiko nta mugore. Bose bafite inda nini. Ako fisi ibyo birimo gukora ntabwo ari byiza. Urashaka umuca intege kugira ngo naza kubasha kurya ngo bose bafite inda nini umugore arakuriwe. Kugira ngo bacike nayo nyene byapuri. Mbimira ko. Wenda dushyizemo akandi kantu hano bagahita babibona neza. Murabona uno mugore buryo matsiko arimo kurira ipoto ndetse arimo mu biziba n'umugore amugendaho. Murabona yuko amata byabisubiza ndetse n'amatsiko yagiye kwiyahura yagendaga ku bapfumu bigendana neza. Batsi nabeshya cyane ibyo uvuga ni ukuri n'Imana. Muganga yakoze umutwe abona ko ngiye kwibaruka
Dakora twe sha. Akatari amatsiko bamubeshyera. Winda ni. Oyo tazaza gusuzuma umugore w'umugabo ngo ni. Ujya kwita umugore w'umugabo ngo ni indaya. Matsiko bamwumvishije cyane. Hindura kararuganye. Nabo iki giye mugije ukuri mvugiraho n'induru. Ndakiraho sha. Ikigano muri mu kabari yushize. Ibiryo byibizi cyane. Oya ntabwo sha. Ndakira yawe. Banzurebe mutwonge mandi. Oya. Isosi niyo. Ariko twakongera mu duke. Shyiramo duke kugira ngo isosi igire. Shyiramo isosi mwana. Abafana hari hejuru ati shamatsiko. Dore ngabo nga hejuru. Bitsibye. Ariko bemeye kuza kugusuhuza. Uriya mufana ni uwa fisi. No amatsiko ya nibabivuge. Ngabo. Ata muri gufana nde. Aga tugomba kujya ya fisi nda. Yego rero. Ariko mwana mwaza mukanamusuhuza ariko nta kibazo. Bemeye no kumusuhuza ariko. Kusuhuza biremewe. Nakuza bakamusuhuza biremewe. Fisi yagezeyo dushaka amatsiko n'abagereyo. Gakeya. Gake. Musibe gufunga umuryango ubundi abakiriya baze binjira baze kureba ibintu bigiye kuba hano live. Bigomba kubera haragura ngo byemera. Kandi turanabikora he? Ku muhanda. Yego. Muhanda. Tudakura ku muhanda. Turarira ku muhanda ahantu hari abafana. Aho bafana nyine. Ntabwo abafana bawe. Abafana bawe. Ku muhanda. Mva kuba nicaye hari ikibazo. Abanza uteka turajya Nikabishe. Hano byahi. Ntabwo birasha. Naterura imbabura ndagerayo. So badukurikiye ku Kigali News ibo bita Matsiko. Kigali News 250. Kigali News ni 5 niyo ibikurikira. Kumwe kuri kamera amajwi n'amashusho ndi kumwe na Cyubahiro. Tubatubeka kimwe cyose dutandukanye n'abatwitirira dutandukanye n'umuki kirasha. Sigo atancika. Papa mu kirasha. Gemba nagiye. Fisi nawe bayo. Hari. Wundi shanwa ndashaka ribera harayi. Live. Aha. Cyako ribera hagarayi. Yego. Urabijya no kureba ntaso ufite. Ndaje. Sawa. Madamu sha. Yaje. Nasa ko na meza muzanye. Kuna kameza muzanye. Oye, matse akameza. Yatwegire mwiri bivuga. Aya nari ibe muza kubona. Saba kushyira ku meza bagahambirwa. Ngiye kuzana kameza. Fata gucyaza neza. Agora hari isosi irasa neza. Wayibonye nawe. Baba we. Ayireke banzishe. Mwana yashije mwana, irimo gushira mwana. Ntabwo byashiririye nawe. Unyonga mutatwica mwana. Irimo gushira mwana. Tereka hasha. Abo siyo mushira. Nta kibazo. Biraryoshye se. Wacha ukaba uzi guteka nabi. Fisi ikigaragara aka ka tuvugana tuye gutangira umukino turi kumwe na Fisi Nyamunini. Turi kumwe na Kigali News 5. Turi kumwe no channel yitwa Ku Murongo TV. Tuye gutangira igikorwa. Hanyuma rero tuya ngo tubicaze. Reka bashyira mu byiciro wese yaba bashyira mu byiciro fresh. Icaho aho ngaho niho fresh. Reka nimure nanjye ibikoresho. Seve ngara hepfo. Umugore ntabwo ari. Umugore ntabwo agomba kujya mu kigo. ntabwo ari burya arafana. Noneho mumuyeho. Onanjye nshonje. None se mazi. Ayo mazi. Urabona njye ndi uyoga mwana n'ukuntu ashyushye. Agashyushye. Ndiye.
Kamani ya muhanda. Abo tubibutse n'abadukurikiye ko turi kwa Garamel mu kagari k'Akatabaro tumeze neza ariko no mugura arasa neza na Fisi. Fisi hari umuntu baje Fisi biretse hari umuntu baje ikibazo tumusubiza yo barakigaruka nguri umugore cyangwa uri umukobwa cyangwa uri umuhungu Yendo umugabo ufite imyaka ingahe 39 mu kwezi kwa mbere 2025 wujuje imyaka 40 ejo bundi harindi mu biro byawe Mani anniversaire. Okay, Matsiko. Ubuza gutsindwa mbere. Araza kwishura fagitire y'ibibiri. Ariko Ready? Ari ikintu kiri kubura. Arabura ikintu cyitwa arasenda. Arasenda. Nimwitwaze urusenda. None se Apeti biyanga. nta kintu nshaka Ahubwo cameraman icyo nshaka. Gendimo. Ugiye kumufasha ubundi akurikirane. Yabona urusenda Ara muri botike mama batuzana agasenda sha zana agasenda Akira gicerana. banguka ariko bikorana umwete noza nose Deka dukomeze wa turakora live nta kintu na kimwe tuza gukatinga. Fezi kubita ubwoba? atagira ubwoba undi avanga akazu gatoya kagira ute Mugiye kwifashisha urusenda. Se bamwe kwifashisha? Matsiko nuze kunsebye uko Fisi yakuba yafe kugira inama va mu butinganyi bamuzima. inzara mfite se sha Usa nk'ufungura ako kaboro gato turebe. Muzane se yoranzanye. Oya byose uzane ndabashirira hano ku mbabo Byose. uraza gufana. Kigali News 25. News. Byose ni kuri Kigali News 25. Dushimire Fisi Nyamunini TV. tunashimire barase gato Fisi we reka tuba tunashimire n'umuzungu wo mu gihugu cya Amerika wahaye Kigali News mu izina ryanjye na channel yanjye umudari wishimwe n'igikombe ndagifite kuko apira twagikombe cy'intwari. Okay Sisi turaza gufana na gufana ngiye ngomba gufana umugabo ntago wemere kuryaho ntago wemeye kurya kibaye nawe ndashaka umbe Okay tugiye gutangira tugiye gutangira umukino w'ingofero ivaho ngaho ntago nyange urusenda iyo ngofero ivaho mwaretse tugatangira Okay umukino watangiye umuntu utsindwa ino fagitire araza kuyishyura Fisi nta mufano fete sha wagiye go Fisi yuko Ngonguki Fat numugabo sha agomba gutsinda So abadukurikiye subscribe like share ndetse na comment nizo dushaka ubu ngo aka kanya nago nemeye kongera kuvuga iyo fagitire y'ibyo biryo na buri kimwe cyose utsindwa arabyishyura Ubere bwerekane ariko nabo burebe. muragenda mufata umuntu yariye mufata umuntu yariye. Iyo ngofero amukobwa bayivanye iyo ngofero Ako no mugore nabona twanamuvanamo kuko naga ari mararya mwamukuramo nabavuye oya ngwino hano utaza kurya ruswa kandi ruswa mu Rwanda yaracitse banzuza ku ruhande banzuvemo Chanera gabura pe Nagabura. Matine gabura. Kese nunsebye wallahi nunsebye sinjya mvuga sha ntago njya mvuga ndimo kurya mwana sinjya mvuga sha Kese nunsebye ubunini bwawe bungana nk'ubwo bugari Rero n'igisenda sha. wibeshye ubusige Chanera gabura ariko. matsiko ngo ngaho nyemeze oya urebe ubugari njya nubwo atora sha aho waza muri n'ibisambo ko mutaganira niza gutsinda ari umujyamo ujya unyemeraho hano mu korosi bamwita Liyandire twahanye gahunda ngo uno mukino nawe uzemo ntamubuze nimba ari mu nkoko ze simbizi
nimuza kubusika 45,000 guhera mu gitondo bya show na nyuma y'abaja 30 muraza kubyishyura. Fisi utangiye ibiki? Fisi utangiye ibiki? Agakisi. Agaki. Nutsindwa ukawiruka. Agaki. Yewe cyo musazanje nuko ndi butsinde amatsiko. Hano mana bazigariye hari kuruta. Hato mwabanje mugafata wondi uko hangana. Abantu ni benshi hano turi kumwe baraza guca urugamba. Ariko ako gasokozo aho hana buri munsi. Kangureho ubwanjye. Abantu bari kudukamera nabo bari barimo. Ni uburenganzira bwawe ko bitemewe. Wabonye? Bro, baretse. Matsi. Matsi. Ndakura. Bizagize ubwoba. Bagiye kuzana indi sosi. Ubwo bwari n'ubusika. Isosi iraje umugore wagiye kwiza wihaguruka ni iki kiguteye ubwoba Amafana banje bari Fisi utangiye ibiki Amafana Matsiko ngo mwongeye muvuye ngo gutya na gutya ariko bakora na subscribe Kiramukira imboga shati. Fisi yaneshe rwose. Yatitse intege. Uno mukobwa ikintu kimwe Matsiko umugore we twamuheje tubabarire. Wakibonye sha. Wakibonye Kigali News. Ako sha. Tanikabura nkini. Twahawe umudari wishimwe. Ayita Kigali News afite. Fisi twarabiharaniye. No kuri Fisi Nyamunini mukore subscribe no kuri Isiaka TV 25 mukore subscribe. Turi live mu bihugu byatandukanye twaje gusuhuza babavandimwe bacu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Oman, Saudi Arabia n'Abarundi ariko zangabo zatsinzwe zaziri zatsinzwe M23 yanesheje ubundi zimwe zambutse Kigali mu Rwanda Wazareno FRDC dakura umva umugore baravuga hejo kafana umugabo kandi none ubwo turi mukabaze muryi Ongeye gutuza n'umukuru M23 bamwita uramwibuka ntaga mwiwe ariko dusuhuza none ingabo ikomeye urumva uwo bita Makenga niyo mukuru Makenga tumusuhuze kandi dushimira igihugu cyacu nawe ingoma Fisi igihugu cyacu tudafite umutekano ngo twatwicaye gutya ibise muri Kongo wabikora turatera ntago duterwa turasuzanya nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame tunanenga gisegete sha twakomeje Matsi wibeshye isosi urayifite ubwo nibikunanira ni y'amazi uraza gukoza ariko banzure bahantu ndi urebe na office yari oya uza kwemera bati ngenda atsinzwe arimo fagitire tayishura yego aka Fisi asiga ikigaragara atsinzwe kare wewe komeza reba kagatabira nako Matsiko atamira amabwire kuzenguruka Gitarama siko kuyigenda kana tambitsemo niko kare mbaroga uravuze ati niyo yazenguruka Gitarama yose akayirangiza ntago abagiye yabagiye nka Serwakira Fisi ako kantu aranyishinga ariko Fisi ibi bintu tibo turakora yaba inzego zitandukanye tuba twabiganiraho tuba twanabyanditse twanabisinyira wapfa akanya nta kintu yatubaza ntacyo komeza urye ikigaragara Matsiko yatsinze Matsiko aratsinze Fisi winseye ko ndi umufana wawe ibi byose birimo biratambuka live
Fisi ndagusabye commentaire yawe arimo urandika muri commentaire ariko natemererwa ajya karya gace abumva kamumbere yarabesha gatemarigwe oya yarabesha gatemarigwe oya teri ya tekanike bakoresha ndayizi temarigwe yarabeshaga nashaka gake Fisi ubugari buramanane ziko ahana ubugari bwe muri korowani usize ibiryo kumeza babyita israfu uransebeje utangiye kumugeraho uvuye kumusema nawe bivuga menshi erekana ibikorwa bivuga menshi erekana ibikorwa bivuga menshi erekana ibikorwa Matsi mwembere kuri kamera mwembere kuri kamera Fisi aratsinzwe Fisi yatsinzwe ntabwo nyina atsinzwe aya Matsi ngiye kugwembera kuri kamera buretse gato banza ufate n'ubutaranze Fisi nawe ukeneye nk'ari Kigali News 25 bakore subscribe ibyo birahagije Fisi uratsinzwe Kigali News uratsinzwe se bakore subscribe najya hano sha tunashimire n'inzego zitandukanye z'umudugudu wa Katabara gahunda zose ni gahunda kandi turi imbere cyane mu bikorwa bya gahunda ni ntugasaza mu bikorwa bya buri kimwe cyose turi mu mudugudu abaturage bikoreye umuhanda bakoze buri kimwe cyose gitandukanye Matsi utangiye ibiki urayansubiza nyanaguraga amazi arize wayimenye yose nuza mwazanya riga vandarateri nacyo Fisi ngo wemeye haraburi asize amaguru bo kwitwaza ari kunyinginga ngo ni mva kubeshya kuri kamera biriho umara wapfa mwana nkomeze nasi kandi ngenda cyafite gahunda kankubabarire kamubabarire atsinze yawe ngo uratsinzwe sha Fisi watsinzwe Fisi yemeye byarangiye Fisi nk'uko polisi y'u Rwanda yatsinzwe na RDF mu gikombe cy'ingabo intwari ubwo ubaye ikigwari ni ukuri pe uransebeje urakoze ntabwo ndi ikigwari nyine ntabwo uri ikigwari mpamvu uvuga gutyo iki urabona yananiwe se ntabwo nananiwe tugiye gutanga ikizami aho ibyo biryo byatekewe Fisi agiye gufata ibyo asigaje abijyaneye wowe nurangiza uvuga ati bagwana twagiye Fisi wemeye ntago wemeye ntago wemeye Fisi watsinzwe ntago buriya umugabo akikiye imbaraga suko atari afite ubushobozi kandi ko umugabo wese ko ntuzi ko umugabo we ntago ariko ikibonomono kiza kigatsikira reka fata ibintu biryo ubijyaneho byatekewe nanjye ubwo muransigiye nyine ndarya urihangana ugerageze Matsi kamufasha fanta urabiterura nyine bijyane yego wekana n'izo nyashi zawe unazerekana urabisubizamo ntabwo ujyamo Matsiko ngwino manura turagushimiye ko urenze kandi ugize ibyo ukora ndashaka ko nanone muzamuzana uriya mugabo wiyemeye ngo nasigaye ajya cyane uriya ntago arya uriya arakora uburyo turamubonye Matsiko kuri TikTok arahari cyane kuri Kigali News arahari Fisi aratsinzwe ubwo arabujyanye yewe butereke dore aha tugeze nahangaha Fisi kamanda dusoreze hano nyimbaga mwavuga ngo nazazira hano Fisi wakiri to gutsindwa nyuma ko uhuye n'umuntu wagira inama kuva mu butinganyi akaza kubona umudamu agatera inda bikagenda neza ubyakira ute n'ubunini bwawe cyangwa nuko n'umugore wamubonye urarenzaho iki imbere nyuma yo gutsinzwa kuvuga ngo uyu mwana ndamubabariye yari guturika ngo nguki uyu mwana ngugize gute ndamubabariye ubundi yari guturika mu rwego rwo kugira ngo adaturika niyo mpamvu
ariko bivuga ngo urambabariye uvuga ngo mu rwego rwo kugira ngo naturika njyewe ndacyahari ibi waratsinzwe uravuga ati njyewe fisi ndemeye ndanateruye ndanatashye ndagiye nagutsinze ku mandazi urabizi mutsinda mu gutaruka gusimbuka mutsinze ku bugari ikintu wifuza ni igiki na buri muntu wese emera njye kuba nava mu butinganyiro hahindutse byinshi urabyemera hahindutse byinshi Fisi tuganya ku musozo w'ikiganiro muri komatire batubwire gusa njyewe ndashimira Imana Fisi ko muri video babonye yurira ibiti mu n'amaso na Kayusi nubwo Kayusi nawe ntaremera neza ko yakijijwe we ntabwo mbyemera ariko Matsiko ndabyemera kandi na byiza hari n'ibintu bigiye gukomeza gukurikirana yego Imana ishimwe ko Matsiko umugore we aravuze ati nubwo umugabo wanjye atsinze reka nanjye nze kuva ati siyaka reka nze kumusigira ariko rero ndashonje pe gusa Fisi abadukurikira abanyarwanda bagenda kuri channel yitwa Fisi Nyamunini TV bakore subscribe bagenda kuri channel yitwa Hogoza TV bakore subscribe bagenda kuri channel yitwa Kigali News 25 bakore subscribe bagenda kuri channel yitwa Ku Murongo TV magana 500 bakore subscribe yego kandi ikindi icyo nababwira mujya musharinga bino ibiganiro mugenda mubona kuri Kigali News 25 mu sharing ibiganiro mubona kuri Fisi Nyamunini TV no kuri izo channel zindi zose hanyuma ikindi nababwira bamfollowing kuri Instagram ni Fisi Nyamunini, TikTok ni Fisi Nyamunini, Facebook ni Fisi Nyamunini, imbuga zanjye zose ni Fisi Nyamunini kandi ndabakunda nimero yanjye ni 0788991179 wayihamagara wayandikira kuri WhatsApp ndetse niyo nomero mubona kuri screen zanyu nge mwumva Ishyaka Marajya niyanjye ukeneye kwamamaza ibigiye bitandukanye ni byiza gusa Fisi kangushimire Matsiko agiye guturika ataza guturikira kuri kamera reka mbe ncoreje ahangaha cyangwa mpereje ahangaha ariko umugore wo witwa Matsiko ntago babana mu nzu yamutenda mu buryo bwo gusitara asigaye mu guteka kuntu abantu bataryamana abantu barateranya amada kuntu nyine bataryamana wese si umureba mu maso reka turakunda wa mugani aya nibyo rwose ntiwawe Fisi reka tugushimire Matsiko hari icyo urenzaho hari icyo urenzaho nababwira ko njyewe nishimiye kuba nshinze iri rushanwa kuba mba nahuye n'umuntu ungana nk'inzovu nanjye w'akagabo gatoya kari nka mutsinda ndagira ngo mbabwire umuntu nshaka amamagara kuri 0780386386 kuri WhatsApp ubundi ukajya kuri TikTok ukamfuruwinga ni Matsiko Comedy kuri YouTube wandikamo Matsiko Comedy ubundi ibintu byose ni rwagwa.